burya nta nkuru ivugira ubusa. Ese kuba iriya nkuru yarasohotse ngo Meddy akubitwa n'umugore ni ukuye kuri kubyihishe inyuma? Ese ubundi ibyo kuva mu gukora imiziki isanzwe akajya gukora gospel byatewe n'iki? Ese gute yisanze muri Amerika? Wowe kurikira ikiganiro cyose kuri Retina twakuzaniye amwe mu mabanga yagizwe ibanga ku buzima bwa Ngabo Meddy uzwi nka Meddy. Wowe icyo nkusaba ni ukunkangira subscribe gusa tukikomereza. Hano ni kuri Retina TV, nge mugiye kubana ndi Lilibi Osama. Ikaze. Ubundi Meddy ni umuhanzi ukunzwe n'abantu batari bake hano mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika bitewe n'impano afite yo kuririmba neza. Ndahamya nashidikanya ko nawe unkurikiye waba utamuzi. Umuhanzi ufite ijwi ryiza n'igihagararo bikaba muri bimwe bimwongerera igikundiro. Ubundi kugira ngo nangire kukubwira amwe mu mabanga byansaba guhera hasi ukamenya icyabiteye. Reka ubundi dutangirire hasi mu buzima bwa Ngabo Meddy. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Ngabo Meddy Jobert, ariko ubu akaba azwi nka Meddy. Ni umuhanzi w'umunyarwanda uzwi mu njyana ya R&B na pop, ariko usigaye yaragiye muri gospel. Kandi uyu ni umwanditsi w'indirimbo akaba n'umudensa. Uyu muhanzi yavutse tariki 7 Kanama 1989, avukira i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ise yitwaga Alphonse naho mama we akitwa Alphonsine. Meddy avukana n'abana batatu bavukana kuri se na nyina, abandi batatu bo bakavuka kwa mukase. Kubera ubuzima bw'imiryango yabo byatumye ababyeyi ba Meddy batandukana. Ise wa Meddy yitabye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2008 mu gihugu cy'u Burundi, aho yari yaragiye nyuma yo gutandukana na nyina wa Meddy. Naho nyina wa Meddy yitabye Imana tariki 14 Kanama 2022, hashize iminsi 7 Meddy yizihije isabukuru y'imyaka 33 yari amaze avutse. Nyina wa Meddy akaba yaritabye Imana azize uburwayi, aho yari arwariye muri Kenya. Ubundi uyu muhanzi yize mu ishuri ry'incuke bita Ecole Independant i Burundi, ariko igihe umuryango we wimukiraga mu Rwanda yakomereje amashuri abanza muri Saint Joseph. Nyuma arangije amashuri abanza yakomeje amasomo ye mu bijyanye n'imibare rya La Colombière. Igihe yajyaga muri Amerika yakomereje amasomo ye muri Tala Country College muri Texas, yiga mu bijyanye na science. Meddy yatangiye kuririmba akiri muto, yakuze akunda umuziki, aho nyina yamwigishaga kuririmba indirimbo za Bob Marley, cyane cyane nk'indirimbo yitwaga Redemption Song. Ariko nubwo yakuze akunda umuziki, mu busore bwe ntabwo yumvaga ko azaba umucuranzi cyangwa umuhanzi ukomeye, ariko yumvaga ko azaba umukinnyi witerana amakofe ukomeye cyane. Inyota yagiraga rero yatumaga akora imyitozo yayo hagati y'ibihumbi 2000 na 2003, ariko nyina yakomezaga kubimubuza nubwo byari bigoye kuba yabireka. Igihe Meddy yari mu wa 6 mu mashuri yisumbuye, yari mu itsinda ryaririmbaga ryitwaga Justified mu rusengero rwa Zion Temple i Kigali, aho yaririmbanaga n'abandi baririmbyi bazwi hano mu Rwanda harimo The Ben na Lick n'abandi. Uyu Lick niwe wamutunganyirizaga indirimbo igihe yatangiraga umuziki we. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo urugendo rwe rwa muzika rwari rutangiye, kubera ko nibwo yamenyekanye akaza no kuvamo icyamamare twese tuzi. Mu bihumbi 2008 nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere yitwa Ungirira Ubuntu.
nibwo yasohotse hasohoka n'izindi akaramata, amayobera, esura mbona, ibi byose abifashijwemo na Lick. Izi ndirimbo rero zamugize icyamamare. Nyuma naho yahise asohora n'izindi ndirimbo harimo igipimo, ubanza nkukunda, nazo niwagenda kugera muri 2010. Meddy na The Ben bari abahanzi bakunzwe cyane. Tariki enye Nyakanga 2010 abo kari babiri berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuririmba mu nama yiswe Rugwiro Conference. Iki ni igitaramo cyari cyateguwe n'abanyarwanda baba hanze. Nibwo aba bagezeyo bafata umwanzuro wo kwigumira muri Amerika. Rero kuva ubwo ibyo kugaruka kwabo byabaye inkuru, ntibyashimisha abakunzi babo, aho Meddy yatangaje ko igihe we na The Ben bafashe umwanzuro wo kuguma muri Amerika batabikoze bagamije inabi, ahubwo byari impamvu zo gushaka iterambere nuko bafashe imiryango yabo. Yanavuze ko ari abanyamerika mu nyandiko ariko ku mutima n'amaraso n'abanyarwanda. Bakigera muri Amerika, Meddy yagiye kuba Chicago aho yakomereje gukorera umuziki we. Yakoranaga na Press One, inzu yatunganyaga umuziki, aho habagamo n'abandi bahanzi nk'aba The Ben, K.A.T. Kavuyo n'uwabatunganyirizaga imiziki Lick, batunganyirizaga amashusho wari uzwi nka Cedro. Bongeye kwigarurira imitima y'abafana babo nyuma yo kongera gusohora indirimbo bari muri Amerika. Ku ruhande rwa Meddy yaririmbye indirimbo nyinshi ari muri Amerika harimo na Sarah Holy Spirit na Kigali, aho iyi ndirimbo Nduwi Kigali yahuriyemo n'abahanzi bose bakoreraga muri Press One, aho bakomeje kwamamara kugeza hano mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2013 kugeza na none. Meddy atuye muri Texas muri Amerika, aho yakomeje kuririmba indirimbo zitandukanye harimo na Wamusimbura, Burinde Bucya, Slowly n'izindi. Akundwa cyane mu bihugu nka Tanzania, Kenya ndetse na Uganda, utibagiwe na hano mu Rwanda ni Burundi. Umwaka wa 2015 Meddy yatangiye kumenyekanisha igitaramo cye yise Ninjye Meddy, aho yaririmbye mu bihugu bitandukanye by'Iburayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akomereza no muri Afurika nko muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse no mu Rwanda, ashimisha abafana be. Tariki 26 Kanama 2027 nibwo Meddy yatangaje ko afite umukunzi, ko bashimanye bakaba bafite urugendo rwo kubana hadaciye igihe kinini. Nibwo habaye ubukwe bw'uyu muhanzi n'umukunzi we Mimi ukomoka muri Ethiopia. Tariki 22 Gicurasi 2021 bubera Dallas, Amerika. Ibyo birori byitabiwe n'abantu bake bitewe n'ingamba zo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19 cyari cyarateye, ariko mu birori abari babutashye harimo inshuti ze, cyane harimo inshuti ze Adrien Misigaro, King James n'abandi. Nyuma y'uko aba bombi bashinze urugo, hakwirakwijwe amakuru ko Mimi ashobora kuba hohotera umugabo we. Uyu muhanzi yibajije ukuntu abantu batangaza ibintu nk'ibyo, ahamagara umugore we asobanura iby'iryo hohoterwa, ahubwo Mimi yaje abihohora avuga ko akeneye n'umusemuzi k'abantu ahubwo bagira igihe. Ariko nyuma yaho byaje kumenyekana ko burya ari amakuru ko ari ibihuha byemejwe n'inshuti y'umuryango. 2022 nibwo Meddy na Mimi bibarutse imfura yabo y'umukobwa bayita Milangabo. Uyu mukobwa wabo ntiyakunze kugaragazwa cyane nk'abandi bana b'ibyamamare, ariko igihe yari yujuje umwaka haje kugaragara amashusho n'amafoto y'ukuntu isabukuru yagenze y'umwana wabo. Inshuti za hafi za Meddy zihamya neza ko nyuma y'uko amaze igihe kinini atigaragaza
yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza amaramaza mu gakiza ku buryo kuri ubu bigoye kongera kumubona mu ndirimbo zisanzwe za secular music, ahubwo ko agiye gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Andi makuru avugwa kuri uyu muhanzi ni uko ubu ari gutegura album igizwe n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nyuma yaho asohoreye indirimbo na Adrien Misigaro yitwa Niyo Ndirimbo. Ndizera ko mwese muyizi. Yayisohoye nyuma yuko atangaje ko yinjiye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, akava mu muziki wa secular ubundi akigira muri gospel. Meddy yatangaje ikintu kimubaza ngo ni ukuba atagifite ababyeyi bombi. Ubundi aya niyo mateka twari twabakusanyirije agaruka ku mateka ya Meddy n'ibindi byihishe inyuma yo kuva muri secular music ubundi akajya muri gospel. Bagezagaho iki cyegeranyo ndi Lilibi Osama. Wowe icyo ngusaba ni ukungandira subscribe udacikwa n'ibindi byegeranyo bigiye kuza byisukiranya byiza cyane. Hano ni kuri Retina TV, nakagaruka. Ciao ciao, shalom.